hanyuma tubigisha gute urakuramo pasi wasohoka banga kurimo uko urimo uratera abantu isoni oya rega iyo nguyu twahura twaze tuganira wigeze untinya oya ariko urabona yakuramo sura aho ngaho se gukuramo sindi umugabo umusore mwiza okay nuko rero ubuse ntiwahita ukomeza urasa ku ntego ubundi niko bigiye kugenda aho kugira ngo ukererwe tugiye kwigisha abantu sibyo ese undi iminsi maze ndi gukora ubu ngo ntumaze kubimenya kambwira ukuntu bigenda icara neza wereka abantu ni wowe ugiye kubereka kuko ngenera icara hano buryo wegama kuko ngenera kweretse ku buryo buhagije naragukoreye ngahigisha abantu ni wowe ugiye kumfasha kwigisha abantu ngaho mbaraga yafashe zino z'umweru kari nziza yambara umwe w'amagana atazagira umuntu ukoresha izi zirakomera izo zirakomera n'ishangazo zikoresha wenyine nakubuza abantu ingo ziri gusenyuka kubw'ibi ingo ziri gusenyuka uzi umuntu ejo ndamamagaye yarira ati shanga zidapfuye umaze amezi 2 mu cyumba cyanjye kubera ino gahunda kubera n'umugabo ntakumbure na rimwe bagira ngo ni ibintu biraho n'umugabo ntakumbure na rimwe kandi akumbura iki se kandi aba yaravuze ati nudacinyeyo uzagume muri icyo cyumba nayo nzaguma muri iki Jesus ubwo afite ahajya kubishaka handi nyine oya nanjye mugaze nakora ko umugabo bimbajije akambwira ngo meze gute nakundanye n'undi muhungu nyuma arambwiye mushenye ngo nzagucira imyeyo gushara ahubwo numva ngeze isoni bakureba neza ubu rero Janvier agiye kutwigisha gukimye abagore n'abakobwa ndavuga abagore niba niba ko umunyeshuri mwiza uzi tugiye kureba ahageze yiga gucimyeyo cyangwa se bamukera imyeyo ubumenyi yakuye muri Masenge Life Center nimba yabasha no kububyaza umusaruro akaba yanakigisha n'abandi cyangwa akigisha n'abana azabyara ubu rero tuguhaye umwanya wenda umuti wenda ntabwo twawuzanye ntacyo ari kurajya werekana ukurikije uko nagiye nkukorera urabizi yego kora ku muti wenda kwereka umusanire n'igifuri kukopeza okay ukora ku muti windeba reba abantu ugiye kubwira reba ugiye kubwira nasurandeba ukora ku muti kubitekerezaho cyane se kandi nk'umuntu gutekerezo yanze ujya ngo nago wize ngako we kuba nk'umunyeshuri w'umuswari shaka gukora uziko abantu bose barakureba baguhanza amaso bategereje kwiga yego ugafataho ariko harabafata hejuru ntago hejuru ariho bafata gutya ku mpande hano hejuru gufata ko hejuru ntago ariko ku mpande gutya aho tuba turiho nitwo ufata hirya no hino uradufata ukagenda kurura gake gake ujyana hasi gake gake amavuta yashiraho wa muti ukongera ugakuramo gakeya wongera kurura wumva intoki zimaze kuma iyo zimaze kuma wongera ukora muri ya mavuta ukajya ukoraho manura gake gake tubutse ko ntago ari amavuta y'inka ntago ari amavuta asama ni umuti dukoresha wabyo ariko utarimo ibyatsi bamvuga ko ari amavuta nuko nyine tuba tworoshye kugira ngo tworoshye by'abantu banawugura barabizi ko biba woroshye cyane akabazo rero sasa uravuga ngo ugakoraho ngo ugakurura gake gake ni ibiki ugomba gukurura gake gake ese nuduki turi hehe turi muri impande kuko hari abantu batabizi namba n'akantu na gato kandi bifuza kuzabyikorera ugasanga hari umuntu ntubona wa mubiri w'inyuma uyu ugasanga niwo barimo gukurura wa mubiri w'inyuma nyine w'igitsina cy'umuntu nyine basobanurire ubarangire neza hariho n'abandi bagenda bakagira iyi imbere bakareka ko akanyama gatukura akabure ko bakurura barangire nk'umuntu w'umwarimu urasobanurira neza ntago ari inyuma bafata ntago ari ako kantu k'imbere bafata hari akandi bakita gutya shanga wanyibukije bakita ngo utwo bafata twa turi ku mpande bafata ntago tuzi ntago tuzi
Shanganyibutse. Abese naratukubwiye pe. Nari mfite ibibazo byinshi cyane byinshi mu rugo rwanjye ruba ruri hafi no gusenyuka. Yama umuti nkoresha iminsi 10. Yego. Amaze kumpa umuti ndawukoresha. Rwose ubu ngubu mu rugo iwanjye nta kibazo gihari. Ndashima Imana. Ndinjira mu rugo bagaseka, twajya mu gikorwa tukishima. Umugore yaragiye kugenda ariko ubu ngubu bisigaye no kuza uko mwamubwira ngo kanaka yakubwira ati ntahari kubera ibyishimo biri mu rugo. Si ukukubeshya ndava hano menye guca imyeyo ndanava hano menye uko umugore yitwara mu buriri. Waba ufite ikibazo mu gutera akabariro urangiza vuba warabaswe no kwikinisha umugore akaba yarakwinubye, waba se uri umugore ariko inshingano zo mu gitanda zikaba zarakunaniye, uribwa umugongo cyane nta mavangingo ndetse nta n'ububobere ufite, Shangazi Dativa wamamaye ku isi hose ubu nawe wamubona byoroshye, yewe namwe mufitanye ibibazo mu ngo yababera umujyanama mwiza cyane. Abakobwa n'abadamu namwe mutagiye mu rubohero namwe ibyo abibafashamo mu kanya nk'ako guhumbya. Umuhanga muzi akora abamumenye baramwirahira. Wamwandikira kuri WhatsApp ukabanza karongo ko guteranya 250 783 441 825. Aho waba uri hose ku isi aragufasha ndetse imiti ikakugeraho ku giciro nk'icy'umuneke. Shangazi Dativa, igisubizo kuri twese. Reka mbasuze kandi mbifurize kugubganiza mwe mudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Masenge TV cyangwa se muri Masenge Life Center. Ngiye muri kumwe ni Jack Promo nk'ibisanzwe ubafasha mu biganiro bigiye bitandukanye bibafasha mu buzima bwa buri munsi ndetse n'uburyo mushobora kuba mwamenya byinshi bijyanye n'urubohero ndetse na Shangazi tutamusize, umwarimu ubigisha ubafasha mu bintu byinshi bitandukanye kugira ngo tugire umuryango mwiza kandi ubereye u Rwanda. Uyu munsi none ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuntu mushya imbere yanyu ariko udasanzwe. Muraho neza? Muraho neza. Amakuru ni meza. Wasuhuza rero abantu bari kudukurikira kandi wongerezwe. Ndabasuhuje. Titangishaka Janvier. Mukomere cyane. Kabona urakeye urasa neza, ufite akanyamuneza n'akamwenyu ku maso. Murakoze cyane. Nibatangaze mubona twakiriye umukobwa mwiza cyane usa neza rwose, yakoresha umuntu w'umugabo impanuka bitewe n'ubwiza bwe. Ubwiza bwawe urabuvuga iki? N'ubwa mbere bakubwiye kuri mwiza? N'ubwa mbere. Bivuze ngo ahantu hose kera nta muntu ntabwo byabura. Abavuga ni benshi. Ni benshi. Ni wa musore mwiza mu Rwanda, mwiza imbere n'inyuma. Muri kumwe ni Jack Promo. Uyu munsi rero tugiye kuganira na Janvier. Atubwira ubundi ni muntu ki cyangwa se ibintu by'urubohero ubundi yabimenya ate mbere yuko aza hano muri Masenge Life Center kugira ngo amufashe. Mbibutsa ko Shangazi Dativa ari gufasha abantu, mu kanya araza kuza hanyuma nawe baye baganira gato yamusezerere, cyane ko ari umwe mu bantu Janvier ni umwe mu bantu Shangazi Dativa ari gufasha muri Masenge Life Center. Ubundi urubohero ujya kurumenya wamenya amakuru gute? Ibintu by'urubohero wabwiwe n'iki? Narabyumvaga ariko ntarabibona. Naje iyo umuntu afite telefone nini amenya byinshi. Nagiye muri phone njya kuri YouTube mbona ikiganiro cya Shangazi, mbona nimero ze, ndamuhamagara musaba ko nanjye yamfasha ko ntigeze mbikoraho na rimwe, ambwira ko yamfasha, nibwo naje mugana. Ubundi uri mu kigero cy'imyaka ingahe? 24. Ufite imyaka 20. Wavutse muri 2002. Murumva Janvier aracyari umwana akiri mutoya, bivuze ngo ko njye numva ngo bakiri batoya nga kabiri kabo kaba koroshye. Nawe yego wabonaga akabiri koroshye cyangwa? Mbwira, njya numva Shangazi akunze kuvuga ko akabiri kaba kacyoroshye. Yego. Nibyo? Yego, umubiri ucyoroshye ubu utaragera aho ukomeye.
yego urumva ufite imyaka 24 ni iki cyatumye ubundi utinda cyangwa se ukererwa guca imyeyo? ni kwa kutagira abantu babitubwiraho tukageza kwishakira amakuru. Ntabwo ugeze ubona umuntu ukuba hafi ukuganiriza? Nawe nigeze mbona. Urabona twese twakubye akabero njya mbona shangazi ntaze kunseka ubona niganye style ajya yicaramo iyo shangazi ari mu kiganiro cyangwa se iyo namuhostinze ari kumwe n'undi muntu baba bakubye akabero bicaye gute, ariko ubundi ubwo abahungu bicara gute? Hatabayeho gukuba akabero waba ubizi? Ntabwo mbizi. Ntabwo bizi. Ubwo rero nihagira umuntu mbona nakubye akabero ntaze kunseka nuko nanjye njya mbona kenshi shangazi aba yicaye gutya ngo mpita numva ko umukeka wa shangazi udashobora kuwicaraho cyangwa se udashobora kuwicara utageze gute utakubye akabero. Yego urumva wabimenye gutyo. Ubundi kuri iyo myaka 24 uracyari umukobwa, warashatse bimeze gute? Narabyaye. Mfite abana 2. Ndakubajije nimba warashatse? Ko narashatse. Warashatse? Ariko. Nyuma yo gushaka urabyara? Yego. Ufite abana 2? Yego. Ni umugabo wagusabye kuza mu rubohero ma detail? Oya. Njye ubwanjye washatse kuza mu rubohero. Numvaga mbishaka. Yego. Umugabo se ntagiye yigeze abikubazaho? Yabiganiragaho. Kambwira ati ariko ko njya numva ngo imyeyo iki ese sheri wanjye ubizihiye iki? Nanjye nkabyo nsubiza. Ndavana kintu bambaza kanange nzabikore mwereke ibyo yabazaga uko bimeze. Kuri munsi umugabo muracyari kumwe? Mwabyaranye? Muri minsi ntabwo turi kumwe. Ni iki cyatumye mutandukana? N'ubuzima bw'isi. N'ubuzima bw'isi n'imibereho. Yego. Ubu se ko mukabyara mwe shangazi amaze igihe kingana iki agufasha guhera umunsi mwahuye bwa mbere ugeze umunsi wa none haciye iminsi ingana iki? Iminsi 4. Uyu munsi ni wa 5? Uyu munsi ni wa 4. Uyu munsi ni wa 4 agufasha? Ubu yatangiye kuza? Mu gakeye. Mwihangane mpamvu mba mubaza nimba yaraje mba ngira ngo numve nimba koko serivisi shangazi atanga koko zikora. Zirakora. Zirakora. We ntabwo byakuriye bwa mbere abikora? Biraryana. biraryana ariko si cyane. Ko njya numva ngo ngari ukuntu abikora ngo ntibikubabaze cyane cyangwa nuko ntabwo ari cyane biraryana yego ariko ntabwo bijyana cyane. umuti mwakoreshaga ari kugucira imyeyo wabonaga ari umuti umeze gute? ni amavuta asanzwe. Kufite isoni ariko nta soni nazo nuko uriya muti ntabwo namenye uko ngusobanura nyine ntabwo menya ngo ubukoze gute ariko ni umuti urango usanzwe ntabwo ari umuti urenze. Ntabwo ari umuti uteye ubwoba? Oya ntabwo uteye ubwoba pe. Yego urateganya gushaka ariko? Yego urateganya gushaka? Yego. Noneho ndizera nushaka noneho uzaba hari akantu uzaba urushijeho mbere. Ubundi umugore waganira n'abagore baciye imyeyo? Yego. Bakubwiraga yuko mu buriri babaga bameze gute cyangwa se mu rushako rwabo iyo babaga bari kubaka urugo? Bambwira ko biba bimeze neza. Birafasha kenshi. Iyo urugura n'umugabo bambwira yuko nyine biba bimeze neza urumva iyo utarabikora ari ukubikora ukaribwa ukumva nyine urababara ariko ngako iyo wacimyeyo ntabwo ubabara nyine wumva bimeze neza. Ikindi bambwiye ko uba wifubitse gute rero iyo wacimyeyo akenshi no kwa muganga narabibonaga ugasanga umumama nyine ameze neza
numvise ariko babivuga ngo uba wambaye wikwije. uba wambaye wikwije ubusanzwe se ngo zimusange ntuba wambaye wambaye ntabwo ndi kuvuga imyenda iyo waciye imyeyo uba ugaragara neza. uba ugaragara neza yego ahantu ngo uba ugaragara neza. None ikindi isano bagerageje kugusobanura isano riri hagati urabona amavangingo y'umugore cyangwa se kugira ngo aze nuko aza yagize hari ubundi bushake buri hejuru hari ubundi bushake aba yagize. Ubundi umuntu utarashimye yo abasha kugira amavangingo ku kigero kiri hejuru. Ntabwo kibona nakiganira na shangazi ahubwo shangazi nazo ndaza kumubaza icyo ngicyo ntabwo ndazi. Wowe ntabyo wakoze ku buryo umenya ngo amavangingo yanjye yazaga kuri iki kigero. Kuva natangira kugana shangazi ntabwo ndabikora mbere yuko muhura. Amavangingo yawe yaza gukurikije nuko waganiraga n'abandi babyeyi. Wumvaga aza ku kihe kigero? Nta kigero numvaga nyine nasanzwe nyine macya nta ibintu by'ibikabyo nyine. Ako se amavangingo uri kumva icyo ari cyo n'iki? Uri kuyasobanukirwa? Amavangingo bavuga ko ari amazi yandi y'umugore. Amazi y'umugore. Nyine amazi yawe wabonaga aza ku kigero utarakimyeyo? Gakeya. Wabonaga aza gakeya? Urereka nkumenera ibanga ubwo baguciye imyeyo. Burya amazi cyangwa se amavangingo y'umugore ajya kuza ari uko yagize ubushake ku kigero kiri hejuru. Ni ukuvuga ngo rero niwongera gukora imibonano n'umugabo wenda muzabana mu gihe kiri imbere cyangwa se nusubirana n'umugabo mwabanaga mwabyaranye, niwongera gukora imibonano uzagira amavangingo ku kigero kiri hejuru byonyine ninkubwira ngo ikigero kiri hejuru. Ikindi ni inama shangazi yakugiriye zo kunywa amazi n'ibindi bitandukanye bituma amavangingo yongera. Uko uzazikurikiza waranaciye n'imyeyo, amavangingo azaza ku kigero kiri hejuru cyane bitandukanye nuko mbere yazaga. Kuko buriya ubushake bw'umugore utaraciye imyeyo ntagira ubushake bungana kimwe n'uwagize gute n'uwabuciye. Sinzi nimba barabikubwiye. Aho ntabwo twabiganiriye. Noneho n'ikindi ubwo muracyaganira mu kanya agiye kuza murahita muganira. N'ikindi n'umugabo yari gutera akabariro cyangwa se ari mu kubaka urugo n'umugore waciye imyeyo, nawe agira ubushake buri hejuru bw'uko yaba ari kubaka urugo n'umugore utaraciye imyeyo. Kuko bya bibazo burya abagabo bagira by'uko basoza icyiciro cya mbere cyangwa se ituro ya mbere bakananirwa kongera guhaguruka iyo umugore yaciye imyeyo, biroroha kuba bakongera kugira gute bagakomeza bakubaka urukundo bakubaka urugo. Uri mwiza nyine? Ndi mwiza? Yego. Abanyarwanda mujye mumenya ko muri Masengera Life Center dufite ibintu package yuzuye. Dufite package yuzuye, ari shangazi ni umubyeyi mwiza, ari nanjye ndi umuntu mwiza, turi abantu beza twese. Urumva uwo maze iminsi ine ubundi shangazi yakubwiye ko azagukira imyeyo igihe kingana iki? Twavuganye yuko icyumweru kimwe, ariko icyo cyumweru ntabwo nagisoza cyose neza. Ndashaka nanjye kuzajya nifasha. Ushaka nawe kuzajya wifasha? Yego. Mu minsi iri imbere ugiye kujya wifasha? Yego. Ubuse erega buriya buri minsi ine ndakeka utarabona diferanse, ikinyuranyo cy'imyeyo myiza? Yego. Nibyo cyangwa hari ukuntu watangiye kubona? Hari ukuntu natangiye kubona, ariko yaranyigishije. Nange ndashaka mu minsi imbere kuzajya nifasha
nk'abantu duturuka kure bisaba ko gutega buri munsi ntabwo wazabishobora. Iminsi imbere nanjye ndajya nifasha. Mu minsi iri imbere nawe urajya wifasha. Nimujya mubona Janvier atirekura mumenye ko arafite ubwoba ngo nibwo bwa mbere ngagiye kuri kamera. Afite ubwoba none n'akantu ko kuba yicaranye n'umusore mwiza mbere mu Rwanda kari kumukanga. Wikira ubwoba ntabwo ntinyitse. Urumva we kuntinya. Yego urumva rero ugiye kujya wifasha. Ubu se ubu igihe nikigeze ngo ube wamubaza wamusobanuza uburyo ushobora kuba wakifasha iyo minsi yose uzayirangiza. Urumva arimo kugukorera akwereka n'uburyo nawe wakifasha. Rero namaje kwisobanukirwa. Nakifasha aho ahangereje haitandukano nabonye. Ukurikiyeho nanjye nakifasha. Yatangiye gukura mu gake igeze nka hehe? Yego ntago ari cyane. Yego ariko ku buryo se basi wenda bigeze hano. Yego hano. Yego seka kiri mitoye hano. Iyo ufatika nawe wakifasha. Iyo wageze aho ibasha gufatika. Iyo aho ibasha kuba yafatika mu ntoki nawe wakifasha. Yego. Okay, shangazi ni karibu gwino ukomeza ukurikirana umuntu wawe. Ubwo narindi kuganira nawe ngira ngo mubaze niho mu marirungu ubwo mwakomeza kwiganira. Umeze neza se? Umeze neza. Makuru neza. Ngira ngo rero shangazi turamwakiriye akomeze rero aganira n'umuntu wa shangazi. None ndeke izikubaganya ngeze baye nayo mukuzegereza. Nandi mukuzegereza. Rero uyu mukobwa mwiza ndabona aracyari mutoya. Uyu mukobwa ubundi yaje ate? Yaje ate se? Umukobwa nyine yaje gutyo. Ngira rero ari umwe mu bantu uri gufasha. Ariko bazi usohoza abantu. Nyine nibyo nangiye gukora ubwo wowe. Murashaka kwihutisha ibintu. Reka tusuhuze. Turabashuhuje. Ni Shangazi Dativa nkuko musanzwe mutumenyereye mu biganiro byacu, ibiganiro byo by'urubohero ariko nanone byubaka umuryango. Turabashuhuje tubahaye ikaze. Dukunze kugaragara cyane turimo kugenda twigisha abagore n'abakobwa ibijyanye n'urubohero, ibijyanye no guca imyeyo. Ari nayo mpamvu rero murimo kubona twicaye hangaha abantu benshi barimo barampamagara bambwira bati se birashoboka imyaka 20, imyaka 30, imyaka 40 ingahe rwose njya mu mabari impungenge nongere mbabwire ngo birashoboka waba warabyaye waba utarabyaye waba waragiye mu mihango uko wabungana kose birakunda. Hanyuma ku bantu baba bafite impungenge kuvuga tubwo n'inza nimuzakira kuri kamera oya pe nta kamera tuzagushyiraho uba ayigiyeho no bavuga ati Shangazi kubera ibyo urimo kunkorera kubera ko mbona rwose uri umubyeyi nanjye ngomba kugira kukubwira abantu nkaba ubuhamya nkababwira ko bagomba gutinyuka baba babyemeye abayabyemeye akavuga ati reka nanjye mubwira abantu nereka abantu uko baca imyeyo. Rero ni ubushake bw'umuntu ntugira ngo uwuje wese tumukorera ibyo ngibyo. Hanyuma kandi tubwira abantu ko ntago ari kwigisha gusa uraza twakwigisha iyo unabishaka turabigukorera. Hari igihe umuntu yibaza wenda ati ni ukwigisha gusa ese niba bingisha simbifate ese kwigisha kuri kamera ko mbona bidasobanutse cyangwa se ko ntashobora kubimenya uraza aho dukorera hano mu mujyi Kigali. Abantu bakunda kumbaza aho dukorera ni Kigali mu mujyi hano hafi n'ahoze gereza. Naho ngaho tuba turi niho urubohero ruri rwiza cyane uraza ukisanzura uraza twabigukorera. Uko wabungana kose rero turabikora dufite abagore benshi cyane hari abajyambaza batese bwo impamvu wenda ngatinzaho ko kanya. Hari igihe umuntu avuga bwo hahurira n'abandi bantu ugasanga nyine ugasanga hari abantu bajya bagira isoni akumva ntiyahurira n'undi kubera wenda n'umutekano we. Nukuri ndagira ngo mbamare mu ngenge umuntu wese muha iminota ye agasohoka agenda n'undi yinjira ntago nemera ko abantu bazango bicara ari benshi. Nuko ngo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba tuba turimo gufasha abantu tubacira imyeyo abashaka kwiga tukabigisha tukabaha umuti abashaka ko tubakorera tukabibakorera. Ari nayo mpamvu rero twakiri umukobwa mwiza cyane maze iminsi ngengahe mukorera ariko aravuga ati reka nanjye rwose ngamaze iminsi iminsi ariko nukuri se wababwiye ko birimo kuza cyangwa Yego nabwiye ko biri kuza. Birimo biraza pe iminsi ne urumva ni iminsi mikeya kandi ikindi
yagiye akunda kumbwira ibintu by'imiti bantu rwose ako kantu reka nongera nkagarukeho abantu benshi muri iki gihe ndimo gukora bino biganiro byo kwigisha baravuga ati ngewe nafashe imiti aha n'aha nafashe imiti y'ibyatsi birimo biragenda binca ibisebe birimo biragira mbigenze gute ese wowe ufite umuti umeze gute ngewe nabwo ko ufite umuti mwiza umuti utakubabaza utaguca ibisebe umuntu wese uwufashe ahita arangira undi hanyuma uraje rero kugira ngo twereke abantu ko baca imyeyo ndimo ndagufasha ariko mu minsi mike nawe uzaba urimo kubyikorera kuko urumva aho turuka ni kure so bimbwiye hanyuma tubigisha gute urakuramo pasi wasohoka banga usohoka uko urimo uratera abantu isoni oya rega iyo nguyu twahura twaze tuganira wigeze untinya ariko urabona yakuramo sura aho ngaho se gukuramo sindi umugabo ni umusore mwiza oya okay ntacyo wenda ntakuremo wenda mushaka ubundi buryo ariko nyine cyangwa se umuntu ashaka n'akantu k'agatenge hanyuma mufubike ku bibero ubundi akuremo ubundi mumukire imyeyo ubundi tubwira abadukurikiye urubohero rwacu wenda nubwo tuba ducishamo tugatebya ariko urubohero rwacu aba ari ibanga rikomeye ku buryo nawe wivugisha gutyo ntushobora guhahinguka urabizi ko utahagera ntabwo wahagera aba ari ibanga rikomeye rero rwose nibona ni ukuganira no gutebya ariko aba ari ibanga umuntu araza mu ibanga rye tukamukorera agasohoka nta n'umuntu umenye ibyajemo ntabwo rero ibintu byacu biba biri ku karubanda urubohero aba ari ibanga ry'abagore nuko nyine tuba tujya mu dusetsa abantu kugira ngo turyoshye ikiganiro hanyuma ni ukuri kandi nshimira abantu abagenda baza abagenda bampamagara abagenda bambwira ko bankurikira abagenda bambwira ko bankunda abagenda barimo kugenda bakurikira izi nyigisho twafashe gahunda tuzajya tubasanga no mu ntara abantu bari mu ntara rwose muduhamagare tuze tubigishe turahari murabona ko tugenda tujya hirya no hino twafashe gahunda yo kugenda twigisha ndi kumwe n'umusore wanjye tugenda twigisha nawe bamaze kubimenya bagenda bahugura arabizi aba yinyigiraho nyine agenda nkopera yumva utuntu mba mvuga akagenda dukopera yumva utuntu mvuga akagenda dukopera ariko aho ntamwemerera ni hamwe nyine uzi ko hari igihe njya kumva umuntu arampamagaye nka kuri telefone none se nibura ngenda muzenje ntabwo wabinkorera ese wamungana umuntu aca kuza nawe ntabwo wamufasha aza naho byerekera ko ntari shangazi nta nubwo azi naho byerekera ntazi n'ibyo ari byo ni ukubyumva gutyo gusa kubivuga mu magambo kandi noneho we urumva ni umusore kereka n'umusore abasore ko badaca imyeyo uwo muntu ni umugore uguhamagara cyangwa umukobwa hari njye kubona nkubona agatelefone ni yesi jack ni yesi timeze bite se ni sawa none se njye ko nshaka ubwo abashaka iki kindi umugabo umaze kuza ngo ngukire ntabwo ukire imyeyo bikarangirira aho ngaho ubwo wumva ni icyaba yishakira uwo nguwo ese nshanga nanjye nakubaza gatoya tubona amakuru menshi kuri YouTube hari n'abagabo bavuga ko babikora baca imyeyo abagabo bavuga iki mana biriya bintu ni amahano nta mugabo uca imyeyo umugabo wifata akavuga ngo agiye gucira umugore imyeyo ubwo urumva nyine ni babandi baba bareruye baba bafite ibindi bashaka kuko ntabwo umugabo ashobora kwinjira hari ahantu ngo akoze intoki birangire gutyo gusa ubwo nyine ni babandi baba barakereye gahunda yo gupfubura no kugira abapfubuzi bigira akantu k'agaseve kuko bafasha abantu nabo barashaka gupfubura umugore namugeraho akagira urumva nyine ruhita rwambikana birumvikana ariko njye rero barampamagara bakambwira ati none se tuze ducire imyeyo ko wabonye ikiganiro ko wabonye umuntu ukabona nimero za shangazi ku kiganiro njye umpamagaye kugira ngo bigende gute arashaka iki noneho ni kwa kuri nawe uba urimo kwiyamamaza ngo agasore keza ngo umusore ngo uhambere mu Rwanda noneho bati umusore wa mbere mu Rwanda nanjye reka ndamubona gutya nditwaza ko ari buncira imyeyo ubundi mbe ndamubona nutaba amaso uzahura n'ibibazo yewe ndi umusore ufite imbaraga imbere n'inyuma
ubwirinzi Imana hari ukuntu yandinze Eh. ibintu byo kuvuga urumva rero umuntu akajya guhamagara ngo umucire imyeyo urayiciye karama. njye ntabwo njye ntagangira ga ziba ziri muri Masenge Life Center njye nta muti ngira umuti uri muri Masenge Life Center njye sindi na shangazi shangazi abari mpehe urumva ngo bayobye baba bayobye nyine cyangwa se bafite ibindi bashaka kandi barabizi ko twe turi abakristo ntabwo tujya mu bintu nk'ibyo muzamwibeshyeho uyu ni umukozi w'Imana nubwo mu muntu burya. Okay, nuko rero ubuse ntiwahita ukomeza urasa ku ntego ubundi niko bigiye kugenda aho kugira ngo ukererwe tugiye kwigisha abantu sibyo. Ese ubundi iminsi maze ndi gukora ubu ngo ntumaze kubimenya kambwira ukuntu bigenda. Icara neza wereka abantu niwe ugiye kubereka kuko ngenera icara hano buryo wegama kuko ngenera kweretse ku buryo buhagije naragukoreye ngahigisha abantu niwe ugiye kumfasha kwigisha abantu akareka naye ntabwo shangafasha uramfasha uramfasha ndagufasha uramfasha kabereke kandi maze iminsi nkwigisha umaze iminsi nyigisha ariko ubu noneho tugiye kwereka abantu nanjye unyereke noneho neza kuko ndashaka no kujya mbyikorera twebwe ngaho mbaraga yafashe zino z'umweru kari nziza yambara umweru w'amagana atazagira umuntu ukoresha izi zirakomera izo zirakomera n'ishangazi uzi kuzikoresha wenyine izi ngizi rero nizo nziza zoroshye ngaho mbara turebe utambara ngo umfashe wambara ntarebe nanjye ngiye kureberaho kurebera abakobwa mwe mwampamagara ubu noneho nakwigisha nanjye wowe urebera inyuma nta handi wagera nta handi wabona kurebera inyuma ubuze nabwirwa ndakurura ibiki nabonye aho uri kureba kuko neza kakwegera ku buryo rwose urutoki rwijyamo neza kuko iyo itekwegereye uba usanga hano utabasha gukura neza uko bikwiriye. Aha yambaye neza niyo ushaka kwamugana hano urahahambira kugira ngo akubyihorere ibyo ngibyo kugira ngo ibe igeze ikwegereye neza. Yigisha abakobwa shaba bagenzi bawe iminsi ine ageze ku rwego yabasha no kwigisha abana iminsi ine ni mikeya koko amashangazi adasanzwe ari umuhanga ari mikeya ni ukuri ariko mana nakubuza abantu ingo ziri gusenyuka kubw'ibi ingo ziri gusenyuka uzi umuntu ejo ndamamagaye arira ati shangazi ndapfuye ubu maze amezi 2 mu cyumba cyanjye kubera ino gahunda kubera n'umugabo ntakumbure na rimwe bagira ngo ni ibintu biri aho n'umugabo ntakumbure na rimwe kandi akumbura iki se kandi aba yaravuze ati nudaca imyeyo uzagume muri icyo cyumba nawe nzaguma muri iki ubwo afite aho ajya kubishaka handi nyine nanjye umugozi ndakora ko umugabo bimbajije akambwira ngo meze gute nakundanye n'undi muhungu nyuma arambwiye mushenye ngo nzagucira imyeyo gushara ahubwo nita numva ngize isoni bitavugani bitajya kuri YouTube mu ngombe mbirebe Imana wahise ugize isoni umva nyine yakubwiye ko azagucira yena nyuma yaho naramamagaye ndavuga ni noneho nahuye na shangazi yabinkoreye noneho ngwino urebe noneho ukomereze urebe ko nateye intambwe none ndashaka kuza ukamfasha namwe ni uzamperekeze kwa shangazi urebe noneho ati noneho bya bindi bajya kuvuga ngo urancira imyeyo n'ibiki byose we abagabo barabikunda ku rwego rukomeye hanyuma rero icara neza kwegama ntari ku buryo abantu baraba bakureba neza. Ubu rero Janvier agiye kutwigisha gukimye abagore n'abakobwa ndavuga abagore niba bagiye kwigisha umunyeshuri mwiza uzi tugiye kureba ahageze yiga gukimyeyo cyangwa se bamukera imyeyo ubumenyi yakuye muri Masenge Life Center nimba yabasha no kububyaza umusaruro akaba yanakigisha n'abandi cyangwa akigisha n'abana azabyara. Ubu rero tuguhaye umwanya na wenda umuti wenda ntabwo twawuzanye ntacyo ari kurajya werekana ukurikije uko nagiye nkukorera urabizi yego kora ku muti wenda ntabwo kwereka umusanire mu by'ukuri kukopeza okay ukora ku muti windeba reba abantu ugiye kubwira reba ugiye kubwira ukora ku muti
kubitekerezaho cyane se kandi ndi gutekereza uwo yanjye wajya ngo ntabwo wize ngaho we kuba nk'umunyeshuri w'umuswa ariko ushaka uzi ko abantu bose barakureba baguhanze amaso bategereje kwiga yego ugafataho ariko hari abafata hejuru ntabwo hejuru ariho bafata hano gutya ku mpande hano hejuru gufata ko hejuru ntabwo ariko ku mpande gutya aho tuba turiho nitwo ufata hirya no hino uradufata ukagenda kurura gake gake ujyana hasi gake gake amavuta yashiraho wa muti ukongera ugakuramo gakeya wongera kurura wumva intoki zimaze kuma iyo zimaze kuma wongera ukora muri ya mavuta ukajya ukoraho manura gake gake tubibutse ko ntabwo ari amavuta y'inka ntabwo ari amavuta asa ni umuti dukoresha wabyo ariko utarimo ibyatsi bamvuga ko ari amavuta nuko nyine aba tworoshye kugira ngo tworoshye bya abantu banawugura barabizi ko uba woroshye cyane akabazo rero sasa uravuga ngo ugakoraho ngo ugakurura gake gake ni ibiki ugomba gukurura gake gake ese nuduki turi hehe turi muri mpande kuko hari abantu batabizi namba n'akantu na gato kandi bifuza kuzabyikorera ugasanga hari umuntu ntubona wa mubiri w'inyuma uyu ugasanga niwo barimo gukurura wa mubiri w'inyuma nyine w'igitsina cy'umuntu nyine basobanurire ubarangire neza hariho n'abandi bagenda bakagira iyi imbere bakareka ko akanyama gatukura akabura ko bakurura ngaho barangire nk'umuntu w'umwarimu barasobanurira neza ntago ari inyuma bafata ntago ari ako kantu k'imbere bafata hari akandi bakita ngo shanga wanyibukije bakita ngo utwo bafata tuba turi ku mpande bafata ntabwo utuzi ntabwo tuzi shanga nyibutse nabeshye naratukubwiye pe nyibutse urakopera kandi ntabwo ari byiza ariko mumenye ko mu minsi ine maze nanjye ndi gushaka sinakubwiye ni ndashaka yuko noneho umuti nkajya mbasha nanjye oya ntacyo upfa kuba babwiye aho turi ntabwo ari ngombwa upfa kuba babwiye ahantu turi utuntu tubiri turi impande hirya no hino ya clitoris yo ntabwo bayikurura urabizi ko ariyo nyine twabajije abantu hari abajya mbwira ngo kakantu ngo kameze nk'agashyimbo ngo kagize gute kazanga gakuruye kagiye kameze nk'igitsina cy'umugabo karasongoye biriya ni amakosa mabi cyane ese burya clitoris iyo bayikuruye cyane irakamera nk'igitsina cy'umugabo nayiraza umubiri w'umuntu erega ni uku nguteye nayiraza hari ababibeshya rero akaba ariyo bafata bana yanjye ugasanga nyine yabaye nk'umugabo ibyo bintu ngo nibyo turimo kubwira ntabwo ari byo ni ukuvuga ngo ni ugufata umubiri iyo utabikoze ntabwo bugaragara ntabwo haba hagaragara pe urafata ukabona ntibifatika ukabona rigafatika ariko uragerageza mpaka ukagakurura nuko hanyuma wamara ugakura nk'iminota ingahe hagati y'minota 15 na 20 yego hanyuma ukazageza hehe urugero iki byose ereka abantu urugero rw'aho bigomba kugera ku rutoki nibura hano kuri musumba zose mo hano gutya uvuga nyine ureba bari abantu ego bano banje no kugeza no muri musumba zose hano gutya hagati hanyuma ubwo no kuvuga ngo iyo umaze kugeza kuri musumba zose ugenda ukurura upima nyine upima wabona bigeze aha ngaha ukarekera aho ngaho ukarekeraho kugira ngo bikiri hejuru gutya ntabwo biba byarakuze igihe cyose ubona bitaragera ku hano muri urugingo rwa kabiri rw'urutoki rwo hagati biba bitari byaza biba bitarakura